My Daughter igice cya 215 mu by'ukuri ahantu kigeze kirashimishije cyane. Uwo tuzi nka Micheline rwose arimo ararekarama kuba impungure zimuzonze, arimo arasaba nyine anatereta fande azana bimwe by'ubwiza n'imiterere myiza n'uburyarya n'ubucakura, ariko umuhungu w'umunyarwanda rwose amweretse ikinyabupfura ko yatojwe, amwereka ko bidashoboka agomba kumenyera ubuzima bw'ibihano arimo bwa gereza. Ikindi ni uko uwo tuzi nka Mudugudu umuyobozi rwose ifuhe rimurenze, nyuma y'uko Jane aza kwiyerekana muri salo abikaraga imbere abereka ibyiza Hunter amaze kumukorera, harimo kumugurira imyenda ndetse no kuba yamunyuza muri salo bakamutunganya akava muri bya bipira byamugaragazaga nk'umukozi ndetse n'ubutenge budahinduka. Nanone rero ubwo mama wa Hunter yaje kumusohokana ikitaraganya akamunaga mu gikari akamuhata ibibazo, ariko bikaza kurangira biyunze baraseka barishimana, ndetse uwo tuzi nka Jane agerageza kuba rwose yamukora ku mutima, aramubwira ati rwose mpapase va muri ayo ngayo, reka ifuhe ridafite agaciro, ahubwo ngewe rwose uriya mugabo natamenya ubwenge bimurebe, ahubwo wowe gira vuba vuba unyihere pase y'umuhungu wawe nkubere umukazana mwiza. Ari nabwo yaje kuba yakwiterera mu cyumba cya Hunter. Hunter ubwo yari arimo aganiriza umwana we, Jane yaje ikitaraganya ndetse yambaye bwa bukanzu bumwe bureshya abagabo. Mu by'ukuri biza kurangira yicaranye na Hunter ku buriri bwe, ariko baza no kugirana ibiganiro byiza, agaragaza guca bugufi ndetse n'uburyarya. Muzi ko uburyarya bwo n'ubucakura sinzi uko umuntu yabivuga, ariko ni uburyarya muri rusange, aza kubukoresha mu buryo bwose ahuje n'amarangamutima ya Hunter, ndetse abasha gukorwa ku mutima na Jane. Ubwo yamweruraga amubwira ati ngewe umwana wawe nzamwitaho bishoboka byose, kabone nubwo ntabikora nka mama wamubyaye, ariko nubwo nashaka ntabwo nzigera mutererana, nzamuba hafi kuko twamaze guhuza. Ariko muri rusange yasaga naho atereta, tudaciye ku ruhande Jane ni inyaryenge koko, ni n'umuhanga mu gutereta. Byaje kurangira Hunter ahwararamye rwose, tubona aroroshye mu maso, aciye bugufi mu mutima, ndetse abura icyo avuga. Ariko muri rusange yavuze kabone nubwo atawumbuye umunwa ngo avuge, ahubwo yatangiye gukunda bya nyabyo uwo tuzi nka Jane, kabone nubwo Mudugudu ifuhe ryaje kumurenga igihe yari kumwe na David muri salo na Hunter. Ifuhe ryaje kumurenga, agerageza kuba yabishinja ku mugaragaro ko bakundana kandi batanaberanye. Jane aresha agakoroboyi ari we ugakwiriye, ariko mu by'ukuri Hunter yaje gusobanura byimazeyo igituma akorera ibintu byiza Jane, nuko Jane nawe ngo yitaye ku mwana we. Ese mu by'ukuri Mudugudu na Hunter nibiza gukomeza kuba byagaragara ko hagati ya Jane na Hunter hari urukundo rukaramuka rushinze imizi, ese mu by'ukuri Mudugudu azabyitwara mate? Ese aho azongera kuba yavuga rumwe na Hunter n'umunsi n'umwe? Dave we yasetse amenyo yenda kuvamo kuko yari yashobewe, yari nka sinema yari hagati ya Hunter ndetse na Mudugudu. Ariko muri rusange amasomo ya Hunter ashobora kuba yaje gufata, mu by'ukuri ibyo bikatwerekeza ku mimerere ye na Jane muri filime ikurikira cyangwa se mu minsi iri imbere, kuko biri gukomeza
dutera indi ntera. Gusa reka turebe icyo filime ikurikira ituzaniye. Murakoze, turi kumwe 5 kuri 5.